Yesu arakiza niwe wankijije 2015. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaefeso, ni ibice 2 n'umurongo wa 8. Yavuganira kwizera amagambo akomeye kandi ananirana cyane, ariko ndaza kubahereza igisubizo cy'ukuntu uburyo wakwizera, kuko ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu bigoye, ariko ndabaha igisubizo. Nubikurikiza ni ukuri uzizera, kandi niwizera uzakomera, kandi nukomera ukomeze n'abandi. Hanyuma Yesu naza azadusange turi bazima kandi twiteguye tujane muri buriya bwami bwiwe yaduteguriye. Mbere reka nsome ahangaha twari tuvuze 8:2, ibice 2 Abaefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 2. Hanyuma turasoma umurongo wa 8. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Yesu ashimwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo nihe abizera bazaja kuba. Twebwe abizera, kwizera ni impano y'Imana. Kwizera si imbaraga zawe. Kwizera ntabwo wabyihitiramo wenyine. Ni Imana yonyine izi biguhitiramo kandi ikagushigikira kandi ikagukomeza muri uko kwizera. Kuko kwizera ni impano ikomeye, kandi ndakwifuriza mwene data kugira iyo mpano yo kwizera. Yesu ashimwe. Kwizera ni ikintu gikomeye, ariko Imana izitubwira ngo tuyizere, nibwo tuzabasha kuba muri iyi si dufite imbaraga zo kudatinya icyo ari cyo cyose cyatubaho, yaba ari uburwayi, yaba ari ubukene, yaba ari inzara, yaba ari intambara, yaba ari anything. Buri kimwe cyose, nta kintu cyaduhangara dufite uko kwizera. Kandi ijambo ry'Imana ryaduhaye amaherekezo meza yo gukomeza kwizera kandi no kugira imbaraga zo kwizera. Havuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Niyo mpamvu ujya ubona ko abantu benshi bavuga ko bizera, kandi abantu benshi barasenga, ariko abantu benshi siko bizera. Ushobora kubwiriza, ushobora guhanura, ushobora kuririmba, ariko kukwizera ntaguhagazemo neza. Ushobora no guhimba indirimbo zikagira uwo zifasha kandi zikongerera kwizera undi, ariko njyewe uko kwizera kutari muri njyewe. Ariko ndaza kubahereza icyo gisubizo, kuko Imana yadusigiye kwizera, kandi ukizera ibintu bitagaragara. Ibintu bitagaragara nibyo Imana izitubwira ngo twizere, kandi biragoye buriya kwizera ikintu kitagaragara. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko nyamara ubishize muri ubuzima busanzwe, hari igihe uvuga ngo ndashaka kuja mu mujyi, ndashaka kuja hehe, kandi atega imodoka, ariko ugatangira gupanga ibintu uri bukore mu mujyi kandi utarabikora, kandi ukizera neza kuko uri bugere mu mujyi kandi warangiza ukabikora. Rimwe na rimwe bamwe baragenda bagakora n'impanuka, bakomereka cyangwa se bakaba bakwitaba Imana, kandi bari bateganyije kuko ibyo bagiye gukora byose babikora, ariko nyamara ntibabikore. Ibyo tukabyizera kandi ukumva uri bubikore, ariko Imana ikavugira mu ijambo ryayo, ariko ntituryizere.
nihe habizera bazajya kuba muri iyi si ntaho tuzakirira nta hantu hatagerwa n'umubisha ibibi nta hantu twabihungira taho mw'isi ntaho mw'ijuru n'iwabo wabizera ntaho mw'isi ntaho mw'ijuru n'iwabo wabizera tuzimuka mw'isi tugera iwacu naheza twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona niho mw'isi ntaho n'ubuturo bwiza tuzabona. Bene data twizere, kwizera nubwo bigoye ariko dore igisubizo cyo kwizera. Buriya amaso yo kwizera ni ijambo ry'Imana, neno la Mungu, ijambo ry'iyaremye isi n'ijuru, niyo maso yo kwizera. Tushobora kwizera ntibishoboka ko wakwizera utumva ijambo ry'Imana, ko wakwizera udakurikiza ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ko wakwizera utaryumva, ntibishoboka. Ariko amaso yo kwizera, buriya mushobora kuba mu ma-eglise atandukanye musenga, ariko kwizera kw'abantu basenga kuratandukanye. Na niyo mpamvu umuntu ufite kwizera kuri hejuru y'abandi yabona ibintu yabibwira ba bandi badahwanyije kwizera nawe, bakabona ari ibintu birenze ubwenge bwabo, wenda bakabifata ko ari ubusazi cyangwa se bakabifata ko ari ibintu ntibabihereza agaciro, nyamara we yabonye makuru. Dore aho intambara ziba rero. Mu gihe uri mu itorero ufite kwizera, uba mu ijambo ry'Imana, usenga buri gihe, warangiza ukabona ibintu, warangiza wabibwira abantu mudahwanyije kwizera, bakabikubita, itonde, genda buhoro. Nta maso bafite nk'ayo ufite, rekana nabo, itonde buhoro. Ukongera kandi ukabibona, ukababwira, bakabikubita, wowe genda buhoro, kuzageza igihe Imana yonyine, ntabwo ari wewe, Imana yonyine izabavugiremo, cyangwa se nabo ibahumura amaso nabo babone, kugira ngo mukorane neza mu buryo bwiza. Ariko hari igihe ubona ibintu wabibwira nk'abo mukorana cyangwa se nk'abo musengana, babikubita ukaba wakwivumbura ukigendera ukabihorera. Oya, itonde, Imana yonyine niyo izibikora, niyo dusenga, niyo ibikora. Nta mbaraga wakora kugira ngo wumvishe abantu ibyo wabonye, ntazo. Nta mbaraga ushobora gukoresha kugira ngo wumvishe abantu mukorana ibyo wabonye, ibyo Imana yakubwiye. Oya, ntayo. Reka, siyo mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Reka nkubwire mwene data wowe unkurikira, umenya ko kwizera si bose bagufite. Oya, kwizera si bose bagufite, ntigufitwe na bose. Iya ini parti harimo abantu bakeya bafite ubwo kwizera, akaba n'abandi nta kwizera bafite. Mu gihe mubana
n'abo bantu uburyo bubiri, bamwe bafite kwizera, abandi bafite kwizera kujegajega. Genda buhoro ubigisha, rimwe kabiri gatatu, buhoro buhoro, kuzageza igihe bazabyumvira. Ubwira Imana, ntukabwira abantu, bwira Imana ibumvise nk'uko nawe wabyumvise. Dusoma ijambo ry'Imana, ariko siko bose babitahura. Ntabwo ari bo bose ntibashobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ariko harimo bamwe batahuye aya makuru, bamaze kuyamenya. Kandi si uko bamaze kuyamenya yose, ariko uko bakomeza kugenda. Buriya iyo umuco uri imbere yawe, iyo ukomeze kwegera umuco, ugenda ubona umwanda ukuriho, ukagenda wikuraho. Niko n'Imana imeze. Imana iri hariya, yatumurikiye urumuri rwayo, umuco wayo, itumurikira ijambo ryayo. Uko tugenda turyegera, uko tugenda turisoma, uko tugenda turyegera, dukurikiza ibyari, ni ukuri tugenda twera kuzageza twinjiye hera ho mu ijuru. Bene data, gira ko kwizera. Kandi niba utagufite, hariho abandi mudahwanyije kwizera nabo, gendera munsi y'ibirenge byabo, hanyuma bakubwira amakuru. Kandi batayakubwira, usoma ijambo ry'Imana, usenga Imana, Imana izakubwira amakuru, hanyuma ukora umurimo w'Imana neza. Yesu aguha umugisha. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abashaka ubugingo budashira, nimumwizigire azabarengera. Muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntabwo ari mwebwe, impano y'Imana izi kuzaho. Niyo mpamvu uzubona abantu ntibahwanyije kwizera, ariko niba mudahwanyije gukora bivuze, ni ukuri ugende buhoro, kuko kwizera ntikugirwa na bose. Ijambo ry'Imana ryaduhaye urugero rw'abantu bizeye Imana, kandi Imana irabakoresha. Kandi ku kwizera, uribuka Kayini na Abeli. Abeli yatahuye ayo makuru, kandi baravukana, atahura amakuru yo kwizera, undi ntiyayatahura. Umwe agatanga neza n'umutima wose, undi pe nta makuru afite. Wa undi wari ufite kwizera kuko yari we Kayini, amugirira ishyari, aramwica. Why problem? Nimba nta makuru y'ijuru ufite, icara ku birenge wige. Aya makuru y'ijuru arigwa, arasengerwa, Mwuka Wera arabikora. Ariko woye guhangana n'abafite kwizera kuri hejuru yawe. Kandi umuntu ufite kwizera arangwa n'ibintu byinshi, ajya yitonda, agira amahoro meza, agira ibyishimo, arihangana. Uwo muntu agira kwizera, ntago yakurusha, ni umugwaneza, afite ibyiza gusa, nta bibi mubamo. Gende buhoro namara kubwira ayo makuru. Abeli yaritondaga, agatanga neza n'umutima we wose, ariko muri umuntu amubwira Satani moto mubaya aliwatesa wana Israeli. Satani ni mubishaka. Iyo abonye ufite kwizera, arakurwanya, shiramo imbaraga ze zose, kuko ubufasha urumuri rumurikira abari mu mwijima, hanyuma akakurwanya kugira ngo azimye ruriya rumuri. Ariko Yesu ari kumwe nawe, humura, komera, shikilia pindo lake na uite jina lake, yeye ni mwenye uwezo akaniokoa. Enoke nawe yari afite ayo makuru. Iyo usomye mu 11 Abaheburayo 11:5, abantu kwizera ngo niko kwatumye Henoki yimirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi tiyaboneka ko kuko Imana yamwimuye kuko
yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Enoke yakoze neza Imana iramwimura, ntiyasogongera ku rupfu. Dufite abantu babiri bakoreye Imana irishima, irababwira ati mwebwe nta n'urupfu muzasogongera, irabimura. Enoke na Eliya nabo bantu babiri bibiri zivuga ngo ntibigeze bapfa, baja mu ijuru kubwo kwizera, kubwo gukorera Imana. Enoke, reba Nowa nawe yari umuntu kimwe n'abandi, yavutse nk'abandi, akura nk'abandi, yari mu muryango nk'abandi, ariko Imana imuha kwizera, imuhereza amaso yo kwizera, abona ibintu bikomeye. Arababwira ati njenga ntitubake inkuge, umuntu wese niyinjire mu nkuge kuko imvura izagwa. Imvura izagwa bene data, imvura izagwa, nimwinjire. N'ubu ngubu turi kuvuga imvura izagwa. Ntabwo Imana izamanura ya mvura yamanuye igihe ca Nowa, oya, hazagwa imvura y'umuriro, umuriro. Watu wametawanyika, hawana matumaini, wako tayari kuchinjwa. Ni nani awaokoa? Ni nani hapa aliye tayari akajonge kando la shimo la maangamizi, ili watu wafikapo wawashike na kuwaongoza katika uzima. Turahagaze, ndahagaze ku mwobo kugira ngo umuntu wese ushobora kurohama, ushobora kugwa muri uwo mwobo atagira gute, atagwamo, kugira ngo azabona ubugingo buhoraho. Imvura izagwa. Ntabwo ari iya Nowa, hazagwa imvura y'umuriro. Bene data, muhungu umujinya w'Imana. Isi yacigiye gushira kandi izarimburwa n'umuriro. Nyamuneka muze duhunge, umujinya wenda gutera. Aburahamu nawe yabwiye abo makuru, nawe yizera. Iwe yama yizera. Kwizera burya nababwiye ngo kwizera ni impano y'Imana izi guhereza. Impano y'Imana ntabwo ari imbaraga zawe kada. Muzamusengana n'abandi, mugakora amafungo, mugakora ibikorwa, imirimo isanzwe mugakora, ariko ntimuhwanye kwizera. Tugire kwizera bene data. Kwizera ni impano y'Imana. Usaba Imana iguhereze iyo mpano yo kwizera, nawe wizere, nawe ukorera Imana. Ariko nta handi impano y'Imana iva, ni ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, uzahura n'Imana, hanyuma Imana ikongerere kwizera. Nico gisubizo cyo kwizera, niyo maso yo kwizera, ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Sara, muribuka Sara nawe yagize igihe kirekire. Sara abwirwa amakuru, Imana irayamuhereza, abwirwa amakuru ngo uzabyara imyaka 90. Arabyara umwana w'umuhungu Isaka, muramuzi, kubwo kwizera. Icyo Imana yavuze iragikora. Bizere. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma, kugira ngo ni Abaroma 12, ibice 10, Abaroma ibice 10, umurongo wa 17. Haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Aya niyo makuru yo kwizera. Bene data, twizere Imana. Nk'uko tumaze kubabona, aba bose bizeye Imana, aba bose bakoreye Imana, iyo mpano y'Imana yabajeho, nawe yakuzaho. Ubu nonaha yakuzaho, warangiza ugakorera Imana uyizeye neza, uzi neza ibyo ukora, kuko bizabaho nubwo bitagaragara lini. Ariko mu yandi magambo, umuntu uba mu Mana, umuntu wizeye, umuntu ukunda Imana, azaba mu ijuru kandi ari hano mu isi, kuko nta kintu na kimwe kiza kimuhungabanya. Ntiyahungabana n'ubukene, ntiyahungabana n'inzara, ntiyahungabana n'intambara, nta kintu na kimwe cyamuhungabanya iyo yamenye Imana neza by'ukuri. Yarayimenye neza, yarahuye nayo. Ushobora kuyibona, ushobora kubwirwa amakuru yayo, ushobora kuyibwirwa n'abandi, ukayizera kandi ukamenya ko iriho. Ibyo ukora byose
ukabona ko kamera y'Imana ikuri hejuru kandi waje gukora ikibi, Imana ikavugira muri we, reka iki kintu ni kibi. Wareba nabi, reka kureba nabi. Imana ibikuriho, uzi ugenda neza, uzi neza ko Imana iri kukureba. Niyo mpamvu ujya witonda mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, ukabigenderamo kugira ngo hatagira n'akantu na kamwe wakora kanyuranyije n'ubushake bw'Imana. Ukamenya ko Imana ikuriho, ko kwizera kuba kuri muri wowe. Ni ukuri ndakwifuriza kugira kwizera, kandi dore igisubizo nababwiye ni iki cyonyine gusa, ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ribitubwiye, haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Nubwo ari impano, ariko kandi hari n'ubundi buryo bwo kumenya ko kwizera no guhabwa kwizera, ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Iyo ubaye mu ijambo ry'Imana ugakunda ijambo ry'Imana. Ariko hari n'ikindi nabonye, buriya kuba mu ijambo ry'Imana no gusoma ijambo ry'Imana no kurikunda no kurikurikiza, nayo ni iyindi mpano. Kuko sibara abantu bose, kuko hari abarisoma ntibarikurikije, hari abaryumva ntibarikurikize, ariko kumva no gusoma no kurigenderamo, ni ukuri nayo ni impano y'Imana. Nkwifurize kwizera, kandi kwizera igisubizo cyonyine naguhaye, bikuye ko ari impano y'Imana iguhaye. Hari n'ubundi buryo ushobora gusoma ijambo ry'Imana ukarikunda, ugashiramo imbaraga zawe n'umutima n'ubwenge. Imana yakumanurira iyo mpano yo kwizera, hasigaye ugakora ibintu byose uri salama. Nta kintu na kimwe waza ukora muri ubu buzima, nta kintu na kimwe wakora mutavugana n'Imana, mutagendana n'Imana. Ibyo wakora byose uba uzi ko Imana iri hejuru. Nta muntu uzi utinya, nta kintu na kimwe uzi utinya. Uba uzi ko Imana yaguhamagaye, Imana mwavuganye nayo, Imana iri kumwe nawe, Imana mugendana. Uba uzi ko iri hejuru ya byose, kandi yaremye nta kintu na kimwe rero utinya. Uzi ugenda ukona amani, yanyujuje amahoro, ampa umunezero we. Ndashima ko Yesu yanguraniye, nanjye sinzahwema kuvuga urukundo. Nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu, intsinzi bana b'Imana, intsinzi y'ubwoko bw'Imana. Muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Bene data, tugire kwizera. Kwizera ni impano y'Imana. Usaba impano y'Imana yo kwizera, ubundi kandi usome ijambo ry'Imana, Imana izakongerera kwizera. Niba ufite kwizera kuri hasi, dore igisubizo ni ukuba mu ijambo ry'Imana no gukurikiza ibyayo. Ni ukuri, ndakubwiza ukuri, uzaba ubuhamya nuko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Yesu azaza ni ukuri, kandi abazasanga indirimbo ni kuvuga ngo ni hehe abizera bazaja ko abizera twebwe twizeye, twebwe twamenye aya makuru, ni hehe ni mu ijuru. Ijambo ry'Imana risonye mu gitabo cy'Ibyahishuwe 22 umurongo wa 14 haravuga ngo 12 haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire mu murwa. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abishanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Jewe Yesu ntumye marayika wanje guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Nije gishitsi cya Dawidi n'umuzukuruza we, kandi nije nyenyeri yaka yo mu ruturutu. Ngaho bene data, mugira amahoro y'Imana. Hahirwa umuntu umesa ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Cya giti cy'ubugingo ni Yesu. Yesu niwe wazanye ubugingo, Yesu niwe wazanye ubuzima. Yesu aratubwiye ko dusorome kuri icyo giti cy'ubugingo. Tureke gusoroma kuri cya giti kimenyesha ibi ni cyiza k'ico Adamu na Eva basoromyeho, ahubwo dusorome mu giti cy'ubugingo kugira ngo tuzabane na nyir'ubugingo.
twizere, kandi uwo twizera arahari, yaje mu ijambo ryayo atumenyesha ayo makuru. Ni ukuri, tube mu ijambo ry'Imana, Imana izatwongera kwizera, duhabwe impano yo kwizera, Imana izayikoreshe muri buno buzima turimo, hanyuma tuzakomeze kuja mu bwami yaduteguriye. Bene data, ndabifuriza kwizera, bene data ndabifuriza guhabwa iyo mpano yo kwizera. Ijambo ry'Imana ribane namwe. Amen.